Yes, ibihe byiza ku bantu mwese mudukurikira aho muherereye hose, reka ngushimire wowe umaze gukora subscribe kuri iyi channel ya Kellerman Mr Daddy, ndetse nawe utarakora subscribe gira vuba na bwangu kugira ngo ibiganiro dukora umunsi ku munsi bijye bikugeraho mu ba mbere. Ni wa muhungu wanyu James Legend ubasuhuza, tukaba tugarukanye iki muri My Heart Talking, tugiye kuvuga ku bumwe cyangwa se umubano uri hagati ya Dev ndetse na Wasisi. Abakurikirana ino filime ya My Heart ngira ngo murabizi, Wasisi akorana na Dev muri kampani ya Yannick. Nk'uko mubizi uyu Wasisi yakunze kujya agaragara ari nk'umuntu w'umubetraya kuri Dev, asa nk'aho amugambanira kugira ngo wenda abe yakwirukanwa ku mwanya ariho, aba ari we uwujyaho. Ibyo yagiye abikora kenshi, ariko bitewe n'uko Dev yari afite ubuhanga bwo gukora akazi ke by'umwihariko kuri we, nta wundi muntu ubasha gukora nk'uko akora, bigatuma atashobora kwirukanwa ngo Wasisi nyine abe ari we usigara mu mwanya we. Bakomeje kubana muri ubwo buryo, ngira ngo murabizi ko hari n'aho Wasisi yigeze kumubeshyera ko yagize amakosa muri kampani, bikaza gutuma Dev bamuhagarika ku kazi, ariko igihe kikaza kugera bakongera bakamugarura bitewe nyine n'ubuhanga bwe cyangwa se n'umwihariko we afite mu kazi. Murumva ko rero uburyo ki Wasisi ndetse na Dev babanyeho butabaye uburyo nyine wavuga ko ari ubushuti bundi, ahubwo hajemo ikintu cy'ubuhemu. Ariko nubwo byagenze gutyo bwose, Dev ntabwo yigeze areba nabi Wasisi, cyangwa se ngo yumve ashaka kumwitura inabi, ndetse hari naho yabitekereje kuba yamugirira nabi na Yves, ariko bageze aho baza kubihagarika, baza kubivamo, babona ko kwitura umuntu inabi yakugiriye atari ibintu byiza. Mu minsi yashize rero Wasisi yaje kwa Dev, ahageze ahasanga umukobwa witwa Bella, ahita yibuka yuko Bella azi amabanga ye, azi umuntu wamuteye inda, kandi akaba azi ko Dev uyu nguyu abirenganiramo, abigira ibanga mu gihe gitoya, ariko agenda abitekerezaho. Hanyuma abagujije Dev amafaranga, agujije Dev amafaranga, Dev amuha amafaranga, ariko yumva ko uko byagenda kose Wasisi atazayamwishyura, yumva ko amwifashirije nyine biri aho. Abikora rimwe, abikora ubugira kabiri, Wasisi noneho biramurenga, ageze aho yitekereza, aravuga ati umuntu umfata gutya umunsi ku munsi, uko byagenda kose umuntu ni inshuti yanjye, umuntu utanyitura amabi yankoreye, amabi namukoreye akankorera ibyiza bimeze bitya, umuntu ni inshuti yanjye. Hanyuma amubwira inkuru y'ukuntu uyu mukobwa Bella yatewe inda n'undi musore kandi amuzi, afite n'ibimenyetso. Hanyuma Dev aratangara, wasanga uyu Dev agiye kuva mu bihe yari arimo rwose, agakomeza ibihe biryoshye n'umukunzi we Benita. Wasisi se urumva atamukoreye umuti? Ewana, nibura urabona ko Wasisi aha ngaha ahatambutse gitwari. Mbibutsa ko amakuru nk'aya muyategurirwa kandi mukayigezwaho nanjye James Legend. Imana y'u Rwanda ihorane namwe. Ciao ciao.